dore teshari mu rukundo n'umwana muto ufite amaguru mabi oya shashari ariko abantu kukimugira amagambo amagambo kizini ariko twabonye byose banza nyine nyumva rero nge mbikubwire ngewe wese kuri Burayi ibyo mu Rwanda bizuti banza nyine wumve shari none se Tesha ni best friend wanjye turavugana umunsi ku wundi ujya kureba mu cyaro shari ariko niyo utwereka video ntari kutwereka umwana muzima mwana utugutwinya amazi mwana umva se sho uriya none se ariko byivugira umva nkubwire nyine kuki muba mudasha uriya n'umushiti wa Tesha sho Tesha banza nyine wumve umuhobera kuriya ari n'umushiti none se kuki abandi bakobwa iyo barimo barahoberana cyangwa se bari kumwe kuki ibyo bintu mutabivuga Tesha n'umukobwa none se n'umugabo wa musha none se Tesha ntiyambariye umugabo ejo bundi nari bito ni nkuko nanjye nakambarira umugabo biterwa n'icyo nabashaka n'izina rya Yesu Tesha mabebe yanyica none Tesha Oimeze bite garafre ni sawa Mesite maniga none ko bwana ari kukuvugira none ko bwana ari kukuvugira ari kumvugira ngo iki ari gukwambura kuri wawe mu munota umwe ndaje nishira umumotari abandi bana nibi ngibi mu Bubirigi birahaba ndumiwe ndagutangaye ibihe hebera bino bizi biri gushoka mu muhanda ariko akaga kaba erega Uburayi baratubeshyaga ntabwo twabutekerezaga ariko buri aba nabo barambeshya kabisa ubumva gameze nk'inyarugenge ndebera we ariko ngatinya mana ndebe ugatinya iyi modoka ya polisi nese bura ko muri kugenda n'amaguru turimo turagenda urumva hano haboro ubona turi niho bundi twakabaye duparika ariko bahashyize ibiboro nyine kubera ari muri sama abana baza gukiniramo ibiki ubu turi kujya hano twaparitse hirya aho ngaho ntabwo bihaba bagafunga nk'umuhanda bagashyiraho ibyicungo by'abana byinshi ntabwo aho ngaho bihaba birahaba iyi naha rero barafunze n'ubu ngubu nk'izi modoka ziba ziri gucamo n'iza polisi gusa baba bashyizemo ibiboro by'ibyicungo by'abana dore amamodoka abandi aho baba baparitse ni hirya iyo ngiyo none se DJ ugeze kuri iyi rayivute koko agera inyongero wese wageze mu buzima bw'uriya mwana wese uhageze ute wowe uhageze ngewe mbo nkubonyeho nza niruka ngize ngo hari kabone iwanyu hashya hawe ndubibereyemo usanga turangije inkuru ariko twari tugeze ku nkuru y'ukuntu ngo isi nkuru n'ibinciye muri humye biragenda bite niko Tesha karame bari kwinda basobanura ngo kari akana ni gute uhobera akana kusira mu nyari gato n'agashuti kanje sheri umushuti wawe usomagura kuri ibintu byanyu narabihaze nta mwuka mfite mujye mubifata uko mushaka narabihaye ryoherwa rero n'urukundo rushyashya nabonye bafashe amafoto yawe I'm tired baby ndarushye nta mwuka mfite wo kujya nirwa nsobanurira ariko se urashaka ngo bisobanura kuri bivuga none se ngewe ntabwo nemerewe kugira inshuti y'umukobwa bari ikibazo ntabwo nemerewe kugira inshuti kuri no live ibaze ko nageze kuri no live ngo dufata arimo aravuga ngo mwabonye ngo sheri wa Tesha mushya ibaze none ntabwo ari sheri wanjye shu ni umushuti wanjye ntabwo ngewe buri mukobwa wese w'inshuti yanjye nzajya nza umushuti wawe uko bwira ari inshuti yawe none se atari inshuti yiwe ko se bite rero nawe n'umugabo reka Buriyane wowe uri umugabo n'uyu ni umugabo rero bagaburirwa ibisiga ubushuti bwanyu bumvikana kubera none ikintu kimbabaza Tesha nukuntu abandi bakobwa batajya babaka ubusobanuro batajya bababangamira we ariko ubundi none se muri abakobwa Buriyane wenzi sheri wawe ntabwo navuga ko uri inshuti uteretana na Tesha ngomba kumenya sheri wawe ngo njye neretana nande ndavuga we njye wenzi sheri wawe ntabwo nashidikanya rero ko ntabwo navuga ko uteretana n'uyu
niba none Tesha wageze mu myanya y'ibanga wavuga ni watesha imyanya y'ibanga ya Tesha imyanya y'ibanga ya Tesha abantu nisuko nemera ko ari inshuti yawe just a best friend Tesha kuko wenzi sheri wawe Tesha sheri wawe ndamuzi ni itegeko ko ngira sheri njyewe hari umuntu wandoze kugira sheri urikinisha ntabwo nicinisha nzakora ibikwiye n'ikigero ibyishimo by'ibiri bikugeraho bite ni ngombwa se kwishima mva ndakwibujije wa mupapa ntabwo ndi umupapa ndi umuhungu azarongoresha bundi indi uzarongora naringiye kumubwira ngo congratulation ibyo bintu izo nkuru zazanywe na Scope ndabivuze zazanywe n'umuntu ngo mfite ubukwe ngo rimbira ntegereje ngo bantegereje kwa data bukwe ariko ko kivi Kigali umuntu wazanye izirumazi mugomanero uburora bwanjye ariko ashamutekereza ko yego ye ese buriya uwo musaraba uwo icyo kizeru ko njyewe cyagenda aho ngaho nakibonye oya hano ni bigoro bashira muri baguhaye yuko urumva amasaha y'igisanga cyagiye twaje we waje turi muri hiver hakonje handi iyo bari muri sama bino bigoro barabizana byo gukiniraho umunsi umwe baguhaye amasaha baguhaye none ugiye gukina bebe oya ha turimo dosura ko ndi gushyira tugiye kwinjira mu modoka se niko Tesha amasaha y'igisambo bari baguhaye yo gukandagira mu gihugu cyabo wari kubona buri kimwe nanjye nibyo nari mbyibanyumba bari tuvugisha ukuri ubu iyo waragize amahirwe bakaguhereza ariko Brian uziko Brian yabaye umwana muto uziko Brian yongeye kuba agakobwa we ndebera kabaye keja arasa nabike usibye iryo jigo ndi kubona ari kurya ako byawagabanyije kandi ntabwo nyeneye ko umuntu abinyibutsa oya ntago mbikwibukije nabikubwiraga nk'ishiti yanjye nawe ubundi Tesha rero urumva njyewe Brian niyo mbaze nk'inshuti mfite nkabara wenda nk'inshuti z'abakobwa mfite nkagera ku bahungu b'inshuti mfite ahana mbere naburaga aho ngushyira ariko namaze kugushyira mu cyiciro ubungu buri petit frère urumva uzanshyiraho ushaka uri umuhungu mugenzi wanjye buriya kugira ngo mpamagare Clapton nahamagara wowe ugize ikibazo nakimurirwa n'umugabo none kankubaze aho guhamagara Faxman nawe nahamagara nde mugenzi ukuri ibyo bintu byawe ntabyo ndimo umuretse gato buriya uramutse ufite ikibazo ushaka kubwira umugabo ari ugikemura ndavuga ikibazo arakihutirwa ushaka kugisha umugabo inama hagati ya Jay Squeezer na Tesha wahamagara n'ibyihutirwa ikibazo cyakemurwa n'umugabo oya kuki se uvuze umugabo vuga umuntu muri rusange oya mvuze ariko se yavuze umugore wa mugamba we urinda ushyira mu bagabo unyambura umwanya w'ibanga wanjye Imana yamaye uranshyira oya yivuga umugore yivuga n'umugore ariko none se njye ukimbwira ngo hagati ya Tesha na Jay Squeezer nakubwira Tesha bibaye ngo bakavuga ati ukeneye presence y'abagabo babiri hari Godfather na Tesha hitamo umaze kugira inama ya kigabo yahitamo we w'umugabo none se ko njye nari umugabo none se ko baba bavuze abagabo nahitamo Godfather ese ko ndi ikiremba kandi wowe ukaba ushobora gufata inshingano z'umugabo imbere y'umugore ariko se ko iki abantu batiyakira kuri gahunda biti Tesha oya ariko mwamviriye mu myanya y'ibanga kuko mbiyamye mbibujije mwamvire buri wese yamenyanye n'umwanya w'ibanga we akandikira uzi ko nta muntu uranyizera nk'umugabo wambwiye ngo wowe n'unyambarire mu bukwe uriya ni umudiaspora sheri ntabwo bantu umudiaspora mu matwi uzi buriya none se umugabo wansabye kumwambarira we urambye ati Godfather ndakubona uri umugabo ushinguye ngo unyambarire mu bukwe bwanjye ariko nabonye bari kubikorera Tesha umugabo ari tegeza mu basura ziranye nabo ahubwo mu buri ki kuba mbarusha ubugogari kandi muri abagabo nza kuba ndi mu Rwanda nanjye nza kuba ndi mu Rwanda El Padre mba naramwambariye nk'umugabo sawa garapfu oya nyine numva nkubwire sheri urabona muri Afurika turacyafite imyumvire yo buri muntu agushyiraho yumva we ashaka ayinya n'ubwa mbere ayinya iki none wibaze ko ubwo Burayi uri kuvuga ntaho biraba ariko Tesha wabonye ariko oya rega DJ bano baniga reka nkubwire ikibazo bafite sheri ikibazo cyanyu ntabwo muri amabogari umuntu aba yarabonye nshinguye ndi muremure mbasuga ndi gishongore akanyishimira akanyizera akavuga ati uri bogari mbarusha ubogari kandi ndi umukobwa ariko si ubwo mu buri kigo muba amabogari we Brian
Uye ndashyushye. Jya kuri Google uzanire ifoto aho umukobwa yambariye umuhungu. Uzanire iyo foto. Ntabwo muberwa, mufite ikibazo cyo kutaberwa niba umwana ntabwo kiriya gikorwa cyabaye ntabwo cyabaye bigutwaye. Ntabwo ari wari ugikoze wa mbere mu Rwanda, ntabwo ari wari ugikoze wa mbere muri Afurika, wari ugikoze bwa mbere ku isi. Oya reka nkubwire sheri ntabwo muberwa, ntabwo ibintu bibabera niba I know, show them nigga, show them why you have nigga. Show them. Okay. That's my bestie. Okay, Tesha. Ngiye guhamagara. Uretse gato. Ngiye guhamagara my sister, ngiye guhamagara Ngaramfure. Niki kikunyuze? Ngo iki? Ngiye guhamagara Ngaramfure, ngiye guhamagara sister, hitamo kimwe. Gara sister, I'm your sister, I'm your young sister, nigga. Tesha kutambaye umushanana. Umushanana ariko ubwo icyo gicece cyahagarara he, ariko namwe mujye mureba umuntu mumenye nibimubera. Tesha utararenga aho ngaho nicyo kintu kimbabaza. Wambara ipantaro yabita kubereye bakarekrama ngo baranuka ngo Tesha ngo reka ngo mwijipo ntacyo dufataho. Mwabasazi mwe murashaka ngo nambari iki, nambari incwabure nkori. Tesha ako muranyangasha. Kuva waho wigeze boyfriend umuhungu? Njewe kandi nari mfite boyfriend w'umumetisi sheri, nta n'umuhungu nje abakobwa bose bari hano bano bagashumba bibyuki baba bafite n'amawigi. Nta muntu wandusha n'umu boyfriend mwiza. Oya. Nari mfite umu boyfriend twatandukanye kubera ikintu kimwe. Ndi muri break up mbaga ndakora. Naramubwiye ngo nzamuha twakoze ubukwe aranga ashaka kunsambanya. Ndamubwira ni bebe. Nacyari muto. Ngo byagenze ute? Mwakundanye igihe kingana iki? Twakundanye imyaka 3. Utaramuha? Naramukundaga yanjanye muri expo ngurira ibirayi na ya primus yigeze gusohoka yitwaga Knowless Situro. Anyuma angurira n'amaburusheta ariko njyewe umusore akingurira ibiryo ugira ngo naba yamfatishe. Njye n'ifunguro ni collab. N'ubu maze gutuma utuntu kuri supermarket ngiye kurya isambusa irimo amashaza. Ayibo. Niba umugabo gusaba ngute yagusabye mu kitesha mbwira. Sheri wanje nyine twarasomanye turasomana arashaka ibindi bintu ndamubwira nategereze rero yanga kwihangana ndamureka. Njye ntabwo nkunda gukora ibintu Imana idakunda. Nibiki se dakunda wanjajwe? Hari injajwe kurenza ariko yewe wabaye umukire ndikubona ufite amafaranga. Barasabonye. Mukandeho dorazifite. Wereke make reka ndebe ko twadufaranga tukera. Wayanyerekeye kuri TikTok buriya ukareka kunyereka iryo jigo ryawe. Yewe kusigaranye make sheri. Ayo ngabasi yanyereke mu Banyarwanda nari. Ari kuri bank. Reka ja bank yawe imaze imyaka 6 ndakora ko yere. Ako shabro aba bantu ndababwiye ngo bamisambusa zirimo ngo amashaza barambeshya ngo nizo zirya none aya mashaza yaragaze. Ngaho nyumvira wazibasubiza. Kandi ngiye kujyayo nkabateza ingaru bazi ngo sisa ni make. Ntago muzi ibibazo bitubaye imodoka yacu yanze kwaka kandi none hano nubwo wahagarara kagiyumbi nta n'umuntu wabona ugufasha. Oya. Nukuri abantu hano nubwo ngira ngo nubwo bagusanga ku muhanda uri kwishyamba. Erega buriya mu Bubiligi, buriya mu Bubiligi ntabwo hatandukanye cyane ni Burundi. Ni mu Biryogo. Bro, mu Bubiligi niho hantu imibere yaho standardiza ibikorwa bya muya. Mu Bubiligi ntabwo ari kure cyane y'Ibujumbura. Noneho mana buriya ibintu bisigaye bimbaho shu. Uri muravuga gutyo ngo ni nko mu Burundi. Uri kwibaza yuko mana mwumbuye ikintu bita igitoki. Mana yanjye mwumbuye igitoki ahantu nzarira igitoki. Nzakikuzanira ninza kugusura. Mbabara sheri mbabara ndakwinginze ugiruze. Ngave bebe. Uzaza siminsi bari bagwaye ntiyarangiyemo. Barakubeshye sheri wa akumana nicyo nkundira ukuntu nta makuru bamufite. Ndi kumucunaguza reka ndi kumwiyenza. Mba ndi kumwiyenza kimenya ko. Ndamubwira ibintu bisigaye bimbaho buriya. Nsigaye ndeba filime ziri muri amunara w'Iburayi nkabona ni ibintu biraho bisanzwe nkajya mvuga uriya munara sinawugezeho bro.
Sinishaka abantu basohora filime zirimo iminara. None uzarebe filime yitwa ngo La Tour Eiffel Fallen. Hari umukuracu wanjye w'umuhungu namubonye kuri uriya munara ndavuga kuki atahaje cyagiye mpari namubonye mama we. Muri filime? Ngo Tesha bari kureba La Tour Eiffel muri filime ngakumva yarahageze ngakumva uwo munara ngo yawuciye amazi. No Brian twageze kuri uriya munara hari indirimbo yari yasohotse yarari gukorera challenge ariko irimo kwirukanka nje ntabizi. Uya indivuga ngo tunawondoka ngo mambo vipi satu haibo tunawondoka haibo tunawondo uri kumva? No ageze agatarirukanka ndavuga ni umwana kanaye ku munara ndababone. Harya Godfa cya kibora kindi kirekire kimeze nk'umunara kiba Toronto kiba hehera. Toronto. Rurerure cyane rumeze nk'umunara. Bayita CN Tower. CN Tower. Bayita CN Tower. Kujya nijoro hagati mu ijoro byaryoha bite? Bria hara ni minota 5 ni wanje n'amaguru. Shabria nuhura na Godfa uzamumfatire snap yambaye ubusa hejuru ndakwinginze. Teko. Werutwe. Ari kwatsa imodoka mwana. Ariko gashumba none ko ari gusana bikera amafaranga ya TikTok. Amafaranga TikTok ari mu kazi. Ese Tesha. Onsimbuke. Tesha ngo mutegereje ariko ngo konzi Kigali bakamfata. Ninde ugiye kugufata kandi? Ngo nje mu bukwe. Bicoro. Niba ufite ibyaha nyine bazakufunga none se Indese ngira ibyaha guta umwana w'abana bati. Kwihanganira amafuta ugira ngo. Niko ko mwamenye ko mfite ubukwe ntimuntwerere wo katsindwa n'Imana we. Nzaguha 20,000. Sawa rero. Akabandi bantu bari hano bose basinziriye ko bacecetse. Ninde wakuvuyega muraturagurika wavuga bakavuga. Yego kimenya ko abana bo mu bipangu. Na Bijou se yacecetse cyangwa yasinziriye? We kana urumva baba uvuga bagaturagurika iyo muri kuvuga. Tesha ndagusuhuza. Akwikirije bebe. Meze neza. Nakomeze inshuti yanjye nango turi kumwe. Inshuti yawe ni Brian. Ihangane. Baby, you are not safe. Thank you, my brother. Thank you. Abyumvise Tesha? None se Tesha? Ntabwo nirengagije ibyo uriya mwana w'umukobwa mwari muri gusoma. Uriya ni umushuti wanjye Sheri ntabwo twasomanye twafashe ni video isanzwe yari yagize isabukuru namupostinze ibyo byanyu rero ntabwo nge bindeba. Nuwahe? Nuwikigali. Aha. My heart akanze kuri Tesha nta muruzo wabuze amafaranga. Nkakara kana kabandi nakana ko mu rugo muba mwagashize imbuga. Niko dore bari kukana ushimira. Ekamire. Thank you my love. God bless you. Imbere ya baby Ino sambusira bisho ariko nta kundi nayishuye. Ndabizi kutayireka. Brian rero imodoka ngo yanze kwaka. Brian wayisunika mwana. Brian ngo vuga aho uri bazakuzanira igitoki. Umva imodoka yacu rega yanze kudoreka mbere. Ira mana yanjye. Aho ngaho se naho imodoka zirapfa ngera ngo ni za automatique. Ngo bade Tesha. Imodoka za automatique ntizipfa. Ziraza amashanyarazi zirapfa se. Ko bamwenga imodoka z'Iburayi ziriparika wabona ubwo nyine yiparitse. Ushakira parukura. Buriya iyo modoka wabona yiparitse ari za systeme zaho ngaho. Weya ntago mbizi ariko birakunda biraza gukunda. Uniraka. None uko ahantu tugiye nyine mana ni umva ni isaha imwe kugera tuhagere.
Umeze ko mbona ugize stress kandi aho numva ngo nanabakanishi bahaba ngo. Oya na stress mfite nuko tugiye kwicara nyine like 25 minutes tutegereje. Kandi ngiyo imodoka ho ngayo yitinze mu muhanda ikimodoka kiraza kikayitwara nka biriya batwara induba. Oya kandi turi muri parking nese batwara gute kandi turi muri parking. Niko Fafi yambwiye. None chauffeur ari hehe? Ahagaze imbere nyine arimo aragira ari kugira. Iyo modoka ni iyihe se? Ni Tesla. Ayinya. Tesla kandi? No ngiye kugura cyane moto rero hano sheri wanje. Urabona ukuntu Tesla tuba tuzumva nyine yari imodoka ya danger naraje hano nsanga Tesla zikora taxi. Ndababara Tesla nouveau model baba we zikora taxi zirwa utega ikujyana wow ilala. Thank you Elzem. Akosha ni muri zendi muri break up maze imisi ndi muri break. Ndabyibutse uranapfa mana kuba singo sha biraryana. Nanjye ndi singo sheri. Kahambe Ako mana ndi mu rukundo none ibintu boyfriend wanjye yarankore. Yanshimishije yangereje kumunezero. Ngonde? Mfite boyfriend muri iyi minsi jeri. Rega n'amakuru mamufite. Nkubwire ikintu kimwe Tesha. Boyfriend ufite? Wowe suri imana abagabo bankunda bansariye. Rega abagabo bakunda ibintu bitandukanye bebe. Kurya umugabo bagukunda? Baransariye yirirwa mamagana noneho hari ushaka kunegera indege ngo nje Dubai nuko nshaka kujya narakoze surgery ngo nazamutengo. Oyas. Ubwo narenzaho iki buriya? Yarambwiye ngari ngo he's so curious. Ngo he's so curious ngo ku you know what I'm saying? You feel me? Komana yanje. Ndayakije iri kwaka. Ay umunyamahirwe aratomboye. Iri kwaka shiri wanjye kandi nyakije. Urumva byinshi kandi nari nyakije. Nimugera imbere irongera izime. Ako kuki ukunda kumpinga shafe? Mani ndarenze. I'm the best nigga. Yatse. Urarenze se kuko uyirebye kaka? Oya ndayakije men. Ndayakije man. Ese kumeze nk'utomboye muri rotora. Igo man mutwe tumazano like for 5 minutes itaraka. Yanze kwa ariko mana cyakoze reka mbabwire mwa bantu mwe muzatinya amahanga Brian yarahindutse asigaye yirya asigaye njinji nkundi ngabo njinji ariko man why Seri kuji wahindutse ubu none ugera Canada nzongera kukubona uzongera no kumamagara ariko gatoye ariko se uretse gato Brian Gira pane gute se sheri Brian mamagara ari yes iyo te uretse gato Brian iyo Tesla wakije kaka nkaza stout tuzajya gupakira ni nyuzuruka sheri wanje n'amafuta wowe ufite imodoka se werekana n'icyo kimwe ufite ufite imodoka urabyibushye urananutse uri igicumba nigeze kumva barimo baravuga ngo waheze mu kagare Godfather afite imodoka namubonye ngewe atwaye ariko nabonye umuhanda gusa nago nzi ngo yaratwaye muginga ese kutumva ko ntari intwaye igare iyo Tesla yawe iyo Tesla imeze nkazadayihatse zo kwa rupa ngewe Godfather azabatungura ndabizi naramubonye ni umusore muremure nge nagukuyemo ngabanyera ry'umubiri ufite umutwe munini Godfather afite umutwe munini mwana mu nkandeho gusa nta gasore karekare you know gafite agataye ka fresh aranaberwa afite utuguru duto cyane wagira ngo nago yigeze yiruka akiri muto ubwo urumva nawe mfite ingano y'intuzi inganite ariko ni muremure cyane ibyo bintu byanyu mu Rwanda mwitwarishwa amamodoka mutambaye amasentire hano nago bikora ngo barakwandikira nta nubwo bakwandikira gucure buzo ho mucomeka none ndakagaye mbese ni ugiye gutwara
oya ntago ngewe ntwaye. Umushoferi ejo bundi baramwandikiye basanze nta perime afite ababwiye afaninga ibyuma barabiciye. Ndamubaza se wa mugabo perime yawe n'ibyuma bihurira. Cyakoze amana ubuzi iby'umurayi kubera icyo uri guhamagara umuntu ucuruza imyenda ati wamaye bitanu ati byavaye ko icyuma bagiciye ariko se ibaze yuko najya hari umuntu twavuganye yarandi mideni ry'ibihumbi 300 noneho rero ndamubwira se mani wambabariye ukanyishyura byibuza nushaka ubunyishyuyemo igice ayandi uzanyishyura nkubwira umuntu yanyoherereza abarambwiye ati DJ twarahombye kandi akabari ke ndakazi nakamyemo abarambwiye ati DJ ibintu byarakomeye icyuma baragihagaritse ndamubwira ni wowe uhuriye he n'ibyuma ndakubwira ibyuma none arangije arenzaho arambwira ati rero DJ ntabwo nakubeshya abantu barambwiye ngo ntuzagaruka ati iki giceri kugira ngo rwose nzakiguhe bizasaba yuko uza ukakifatira hano ku kazi nanjye nyagufitiye nagukemanga sinapfa kukwishyura nanjye nakwishyura uragize cyane oh my god ariko ndabona ubuzima uri kuburya Imundenze baby ariko abantu baratandukanye kuri 30 gashumba famiye munkire muri beach abantu baratandukanye reba ukuntu uretse gato iyo wakoze zino wararikoze ugezeho uvuga baby iyi koko kuvuga beach screen we arashyushye arakonje muri iyi minsi arashyushye fo arashyushye fo hano nabonye hano hatangiye kugira ariko mu minsi mike aratangira gukonja hano hatangiye noneho nabonye ukuntu hano butangira kwira 5:30 n'igice saa 5 ubu none iyo hatangiye ubukonje bigenda ngira ngo bigabanuka saa 10 haba hamaze kuba igicuku Tesha we yona sigara ubivurugutamo nivuru aho ni handi muri kave muri